ruriya rusengero yavuze yagiyeho rwa DPR narugezeho, ruri ahantu hafi y'Ikivu, ababyeyi bahungiyemo n'abana babo, bamwe mu bakristo baho ngaho basohora abana, noneho bazana ikintu cy'ikigiga kinini bakata ijosi, umutwe utembagara mu Kivu. Abantu bahungiye mu nzu y'Imana. Uwo mubyeyi, abo babyeyi nahageze tugiye kubakorera isanamitima, tuhasanga ababyeyi na magingo yakakubwira ati mperuka mu rusengero icyo gihe. Wamurenganya? Ikibabaje kuruta byose ni ukubona umushumba nkanjye wambaye umusara watanze igaburo ryera agashyingira, afashe imbunda arasaba Kristo, yambaye simoko agafata imbunda akarasaba Kristo, batanze amaturo abana be bakiga. Mu gice kimwe cya Ruhango hariya abantu barihishe bihishe ngo baza guterwa n'umwuka wo gusenga, basenze ngo bibuka ko bafite ibya 10 batatanze neza, baravuga ngo igihe cyacu cyo gutaha kiregereje ariko dukwiye kugenda dukiranutse. Barikora ninjoro, udufaranga bafite batatwirindishije batatwiramije, bafata inzira bajya kwa pasiteri bamushyiriye ayo mafaranga ari icyacu. Bahageze arabakira icyacu aracyakira, ajya guhamagara igitero kirabatwara kirabica. Iwacu ni Nyanza mu Rukari, umushumba waho Michel baramwishe, ntiyarukora n'akana kamwe, bamwicana n'abana bose, umuryango urazima. Umushumba uyobora abakristo benshi bangana namwe. Abakristo dukwiye kwicara, dukwiye kwisuzuma, tukareba niba ubukristo dufite none bumeze nk'ubw'icyo gihe, tukabireka tukaba abapagani, tukerura ku Gikongoro. Uwari regionali w'ururembo rwa Gikongoro muri jenoside baramuhishe, igihe kiragera, imvura imurembeje, baramuzana bamuhisha muri parafo mu rusengero. Umudiyakoni aragenda arabivuga, baramutwara baramwica n'umuryango. Bana banze gutandukana, baravuga ngo twese turi abanyarwanda, nta batutsi baraha nta n'abahutu baraha. Abari baje kubica bahitamo kubarasa bose, barasha abahutu n'abatutsi, abarokotse barokokeye hamwe ari abana bato. Ibyaha atagaragara rero nibyo bikomeye, kuko hari abantu benshi bafite ibintu byababayeho batanifuza uwabivuga, nabo ubwabo badashaka ko hari n'ubimenya. Umudamu azayiruka arambwira ati so yakamiye abana banjye, simbona amaraso yawe mu rugo rwanjye, enda nkwereke. Ancisha mu gikari, ndasimbuka ngwa mu masaka inyuma y'inzu, nabo barimo bakomanga, bageze mu nzu barambura. Sijye wahera, navuga guhemukirwa n'uwo wari wizeye n'inshuti. Ibaze materaniro hano nacyo mukwiye gusuzuma no kureba, ashobora no guhungira mu rusengero ibi bikomere. Dufite abantu ibyo bikomere, iyo umuntu abifite bikagwira muri we, biraganira nawe, biramuvugisha. Niyo aryamye ntibimutuma asinzira, niyo agiye kurya kabizi bikagaruka, araremba akamererwa nabi. Noneho gahitamo kuza mu rusengero rero, akaba yaza mu cyumba cyo kuwa mbere hano, akajya mu cyo kuwa kabiri ku Kinamba, akajya mu cyo kuwa gatatu mu Kabagari, akajya mu cyo kuwa kane mu Gatenga, akajya Nyarugenge kuwa gatanu, kuwa gatandatu akajya hariya, akajya nezezwa no kuba ahantu hari abantu benshi n'umuziki mwinshi, kuko iyo turimo tuwutamba tunezerewe aba yumva aguwe neza, ibyo bintu bigaceceka. Hanyuma iyo yigunze ari wenyine biragaruka bikavugana nawe. Hanyuma rero agahitamo iki? Guhungira mu byumba by'amasengesho n'ahandi hameze nkaho aho abantu benshi bateraniye, mu buryo butuma atabona umwanya wo kuganira n'ibyo mu mutima we imbere. Iyo umureba rero ugira ngo nububyutse, ukagira ngo ni urukundo rwinshi rwo gukunda Imana n'amateraniro, ariko si ububyutse, si n'urukundo rwinshi yakunze Imana, ahubwo yahungiye ahantu hatuma ayo majwi y'imbere muri we aceceka. Ndabahobeye mwese mu izina rya Yesu. Nishimiye kuboneka hano kuri uyu munsi mwagennye mwiza wo kuzirikana bene data twasenganaga, abavandimwe bacu, ababyeyi bacu n'inshuti zacu, ku nshuro ya 32 bazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Rero twabonye ubutumire, batubwira ko mwifuza ko muri uyu munsi mwafashe wo kwibuka twabageneramo ikiganiro, umwanya utari munini, kirebana n'isanamitima. Tugiye inama n'abari abakozi b'Imana, twemeranywa ko ari jye wabanza, ko nicyo cyonyine gishoboka, ko twaba dukora igihe tugitegereje abashyitsi, kugira ngo aho baza kuzira baze gukomereza aho bakirana, bakomeza na gahunda.
murakoze cyane rero kugera hano. Ndagira ngo ntangire mbihanganisha mbakomeza, mbabwira ko jenoside yararangiye, Imana yunamuye icumu, abariho none nanjye nemeranya n'umukuru w'igihugu ko jenoside itazongera. Nimukomere rero kandi nimubeho kandi muriho neza. Iyo itorero rifashe umwanya wo kwibuka, ni ikintu kidasanzwe kitamenyerewe cyane, ariko ni umwanya mwiza abitorero tuba tubonye wo kongera gutekereza indi nshuro, twibaza ngo bishoboka bite ko mu Rwanda haba jenoside ikica abantu barenga miliyoni mu minsi 100, u Rwanda rufite abakristo barenga 95%. U Rwanda rufite abakristo, abantu batuye u Rwanda ari abakristo 85%, hanyuma jenoside igashoboka 95%. Twese turi abakristo, tubatije, dufite amatorero dusengeramo, twese dusenga, hanyuma tukica abantu ku gipimo kimeze gityo. Namwe nimwumva ko ari ikibazo? Ni byiza rero ko abitorero tugaruka tugasuzuma neza, tukareba ese koko twari abakristo cyangwa twari abanyedini. Igisubizo kiravuga ngo twari abanyedini kuruta uko twari abakristo. Twari imibare myinshi y'abakristo, tubatije, tuhazwa, turya igaburo ryera, abandi bafite ukundi basenga. Erega ubwo n'abasigaye izo percentage zindi zisigara mujye mufatamo nka 5 gusa cyangwa 3, muba ariko muhereza abatagira idini, abandi nabo baragiraga amadini basengera amatara abakristo ariko basenga. Ni ikintu gitangaje kandi giteye agahinda ku rwego rudashobora rukomeye. Mwebwe murumva bitababaje? Noneho iyo aho bibabarije kurutaho, ni mu nyumve mwumva aka kantu. Ndifuza ko mwese mukumva mutarangaye. Ikibabaje kuruta byose ni ukubona umushumba nkanjye wambaye umusara watanze igaburo ryera agashyingira, afashe imbunda arasaba Kristo. Byarabaye. Yambaye simoko agafata imbunda akarasaba Kristo, batanze amaturo, abana be bakiga. Mu gice kimwe cya Ruhango hariya abantu barihishe, bihishe ngo baza guterwa n'umwuka wo gusenga, basenze ngo bibuka ko bafite ibya 10 batatanze neza, baravuga ngo igihe cyacu cyo gutaha kiregereje ariko dukwiye kugenda dukiranutse. Barikora ninjoro, udufaranga bafite batatwirindishije, batatwiramije, bafata inzira bajya kwa pasiteri bamushyiriye ayo mafaranga ari icyacu. Bahageze arabakira icyacu, aracyakira, ajya guhamagara igitero kirabatwara kirabica. Kirabica. Nyamagabe ku Gikongoro, wari regionali w'ururembo rwa Gikongoro muri jenoside. Baramuhishe, igihe kiragera, imvura imurembeje, baramuzana bamuhisha muri parafo mu rusengero. Umudiyakoni aragenda arabivuga, baramutwara baramwica n'umuryango. Iwacu ni Nyanza mu Rukari, umushumba waho Michel baramwishe, ntiyarokora n'akana kamwe, bamwicana n'abana bose, umuryango urazima. Umushumba uyobora abakristo benshi bangana nawe. Abakristo dukwiye kwicara, dukwiye kwisuzuma, tukareba niba ubukristo dufite none bumeze nk'ubw'icyo gihe, tukabireka, tukaba abapagani, tukerura iby'ubukristo tukabyihorera, cyangwa se tukiyemeza tukaba abakristo. Umukristo rero amera ati, umukristo ababarana n'abababaye, akishimana n'abishimye. Iyo tubaye abakristo tuba tuba urugingo rumwe, iyo rumwe rubabaye twese tubabarira rimwe. Abana b'Inyange baba urugero rwiza rukomeye. Ejo nongeye kubona filime yabo, ndavuga ntaba bana bari bakwiye igihembo kiruta ikibabonye. Bana banze gutandukana, baravuga ngo twese turi abanyarwanda, nta batutsi baraha nta n'abahutu baraha. Abari baje kubica bahitamo kubarasa bose, barasha abahutu n'abatutsi, abarokotse barokokeye hamwe ari abana bato. Hanyuma isanamitima ni iki? Impamvu tuvuga ko hakwiye kubaho isanamitima nuko hari ibikomere bitagaragara kandi bikwiye kuvurwa. Igikomere kirahabona, icyo naba afite hano mu maso mwaba mureba, abaganga barakivura bigakunda, bagiha imiti,
uko bagenda barutana murabizi, hari abaganga batoya n'abakuze, hari n'abasipesiyaliste. Niyo binaniranye bagenda biyambaza izindi nzego, ariko igikomere kirahagaragara kiba gishobora gukira. Uretse ko gikira mu buryo bugoranye. Ejo bundi hano ubwo ni Jari ni Hehera, shobora kuba ari Jari, twabonye umuntu batemye muri 1994, 1994, n'amaginga y'icyo gikomere cyanze gukira arakivuza. Biterwa naho umuntu yagutemye. Ubwo ndavuga ikirahagaragara gishobora kuvurwa, n'umuntu arakureba akakugirira impuhwe, akabona ko icyo gikomere ugifite, akamenya ko ubabaye, kandi akamenya yuko amateka yawe nyine utayaheba, nta n'ukubonye arayibwira. Ariko hari ikintu umuntu aba afite wamureba nawe ukamenya icyamubayeho bitewe n'uko agaragara. Rero rwose ndagira ngo mbibutse ko gusana umutima, igituma tuvuga ngo isanamitima, ubwo tuba tugiye ku bikomere by'ahatagaragara imbere, by'ahatagaragara imbere. Iby'ahatagaragara rero nibyo bikomeye, kuko hari abantu benshi bafite ibintu byababayeho batanifuza uwabivuga, nabo ubwabo badashaka ko hari n'ubimenya. Ni bandi? Ni abantu batemwa ahatagaragara, barahakenyereraho ntihagaragare. Ni abantu bafashwe ku ngufu, nta muntu unezezwa no kuvuga ko yafashwe ku ngufu, ni kugira ngo abone imbaraga zo kubasha kubivuga, ni ibintu bikomeye bigoye. Ni abantu bafite ibintu byababayeho bibaberaho ahantu hatagaragara kandi bibabaje, utatinyuka no kuvuga bitewe n'icyo byagutwaye. Umutima ukomeretswa n'iki? Nihuse. Umutima ukomeretswa n'ibintu byawubabaje kurusha ibyo bishobora kwakira. Ngo hari ibintu umutima utabasha kwakira. Mbaho urugero. Urumva umutima hari igihe uba utiteguye ikintu. Reba Yobu yicaye muri saro ari kumwe n'abashyitsi, bakaza bakamubwira ngo abana bawe bose, ngo inzu bari bicayemo yose iramanutse ibaguye hejuru, ntiharokotse n'umwe. Utigeze ubitekereza, ibyo bikubayeho bitabaye ku bandi, ari wowe wenyine bibayeho. Ibyo bintu ntabwo umutima wacu ugira icyumba bishyiramo ngo bituremo bibemo kugera ku rwego tubimetiriza tukabibika igihe cyose. Niyo mpamvu iyo tuvuze umutima ukomeretse, hano buri wese yimenyaho ake gahinda, akamenya uko yakomeretse. Kuko iyo tuvuga context ya jenoside, hari n'ibindi bitari jenoside byakomerekeje abantu, kandi nabyo si byo kwirengagizwa, kuko nabyo ni ibindi bikomere. Gusa n'umutima rero gushingiye kugushakira umuntu ubuzima, ariko ufite ibyamukomerekeje mu nzira yanyuzemo, mu mateka ye bibi kandi byamugizeho ingaruka. Urugero, icya mbere, gukomeretswa n'uwo wari wizeyeho ubutabazi. Abanyarwanda benshi bahemukiwe n'abo bahungiyeho, kandi ntabwo wahungira ku muntu udafitiye icyizere. Cyo ni igikomere gikomeye kibabaje. Hirigiriye ejo bundi mwumvise umuntu watanze ubuhamya ku rwego rw'igihugu bibutse, hari ruriya rusengero yavuze yagiyeho rwa ADEPR narugezeho, ruri ahantu hafi y'Ikivu, ababyeyi bahungiyemo n'abana babo, bamwe mu bakristo baho ngaho basohora abana, noneho bazana ikintu cy'ikigiga kinini, bakata ijosi, umutwe utembagara mu Kivu. Abantu bahungiye mu nzu y'Imana. Uwo mubyeyi, abo babyeyi nahageze tugiye kubakorera isanamitima, tuhasanga ababyeyi n'amagingo yakakubwira ati mperuka mu rusengero icyo gihe. Wamurenganya? Iryo yahaboneye murumva ari ryatuma asubirayo? Rimwe akanakubwira ati n'abakoze ibyo bamwe baracyahari. Icyo ni igikomere. Icya kabiri, hari igihe uteraganwa ugatereranwa n'uwakagombye kugufasha no kukwitaho. Ubwo ni umwana, igihe umubyeyi, reba nawe umwana, umubyeyi yari yarabyaye umwana we, akamwishyurira ishuri, akamushakira ubuzima, kugera ku rwego rw'umusirimu w'i Kigali, utuye muri etaje ya nive 5, uparitse imodoka 3 mu rugo, ufite akazi keza. Umubyeyi yaguhamagara ari mu cyaro akakubwira ati tugiye kuburara, ukamubwira uti hangana uburare, nanjye ubu ngubu ntubizi niba ndi burye. Uwo mwana baguteye igikomere gikabije, kandi nicyo cyatumye bavuga ngo umwana wa mbere ngo yabujije uwa nyuma kurerwa. Abakoze icyaha, gutereranwa n'uwakagombye kukwitaho no kukurengera. Hari ibintu byinshi binyuranye umuntu wese atekereza. Ubwo tuba tuvuga ababyeyi, abana, inshuti n'umuryango muri rusange. Hari igihe bagutererana bakakwanga. Dufite ubuhamya bwinshi. Mfite ubuhamya bw'umuntu w'umubyeyi, umugabo we baramufunze,
kubera jenoside, ariko umuryango avukamo ntiyarokoye n'umwe. Aho avuka uwo mubyeyi ntiyarokoye n'umwe, niwe wenyine. Abana afite bo mu muryango aho avuka nabo kwa se wabo, nababyara n'abandi n'abandi. Hanyuma n'umuryango waho yashatse baramuta, baravuga bati umuhungu wacu yafungishijwe na bene wanyu. Hanyuma abura byose nk'ingata imeni, arakomereka, aburira mu barokotse, aburira no mu batarokotse, aburira mu muryango, aburira no hanze yawo. Icyo nshimira Kristo, abari hafi abateze amaboko ngo bene abo bantu biyakirire, ababera umubyeyi. Ariko icyo nicyo navuze cyitwa guteraganwa no gutereranwa n'umuryango n'abavandimwe n'inshuti bakaguta. Hanyuma guhemukirwa n'uwo wari wizeye iki nakirangije. Inshuti, abantu benshi bahemukiwe n'inshuti, kuko abantu bose bahungiraga kuwo bizeye, umuvandimwe wa hafi. Rimwe nahungiye ahantu ku muntu data yari yarabyariye abana 2 muri batisimu. Mwumva ko nitwa Twagira Yezu se? Nimuhita mwumva ko ubwo nari umukatolike. Data yari afite urugo rumwe yabyayemo abana 2 muri batisimu, anabakura yabazana mu rugo kubera ko nta nk'abari bafite ngo bajye banywa amata. Hanyuma muri jenoside abana baratabasubira iwabo, biriyoberanye nza kujyayo. Hanyuma mpageze turimo tuyivuga, nsiga muri sala ajya kuzana igitero ku irembo. Hanyuma umudamu azayiruka arambwira ati so yakamiye abana banjye, simbona amaraso yawe mu rugo rwanjye, enda nkwereke. Ancisha mu gikari, ndasimbuka ngwa mu masaka inyuma y'inzu, nabo barimo bakomanga, bageze mu nzu barambura. Sijye wahera. Navuga guhemukirwa n'uwo wari wizeye n'inshuti. Ibaze niba uri umuntu ukabona inshuti ye, ukabona inshuti yo ku rwo rwego imeze iryo, uri mubi cyane, waba uri mubi cyane ku rwego rukabije. Twebwe abicaye aha, ukwiye kuba umuntu n'inshuti, wiyemeza kumubera inshuti, ukiyemeza no kumwitangira, no kumutsimbarara, no kumubaho mu makuba ye n'igihe agukeneye, kuko umuntu agukenera cyane cyane iyo ababaye. Burya iminsi myiza y'ibyishimo, dufite amafaranga, akazi kagenda, wabonye icyubahiro, baguhaye inshingano nk'izi zacu, ubu rwose ntiwabura abakwitaho n'abagufasha. Ariko iyo uri mu kaga nibwo uba ukeneye kumenya inshuti yawe n'umuntu wakugirira impuhwe. Hanyuma ikindi ni amagambo mabi cyangwa kunengwa cyane. Magambo mabi, igihe umuntu akubwira buri munsi agahora gutoteza, kubwira kuri igicucu, uri ikigoryi, uri mubi. Iki ngiki kireba cyane abantu b'ababyeyi mukunda gusenya ingo no kugira ingorane zingizi. Umuntu akakuzana akagushyira mu rugo, akajya ahora kwita icyo, agahora kwereka ko ntacyo umaze, ukaba yenda wifitiye n'ibyo bikomero byo hirya hariya. Nagira ngo mbibutse ko aba babyeyi bose bari hano mu kigero cy'imyaka 30 kuzamura, jenoside yabaye muriho. Abantu mwese mwahuye n'iyo jenoside, mutajya mutekereza ko amateka mwahuriyemo nayo yababaje. Mugiye gushyingirwa mwayasize iwanyu, burya mwarayajyanye, yagiye mu majyambere. Burya mugore wazanye n'amateka ye barazanye ntiyayasize. Rero wari ukwiye kumenya ko uwo muntu uzanye afite igikomere, hanyuma ukamenya uko ujya umutwara, ukajya umwihanganira. N'igihe yababaye bitewe n'icyamubayeho, ukamenya kumwurura no kumuba hafi, umubwira ngo komera, atari ukumujugunya no kumutakure kugira ngo umukomeretse ahubwo inshuro ya kabiri. Kubwirwa amagambo mabi rero ni kimwe mu bintu bidukomeretsa, ariko cyane cyane iyo uhora wita umuntu icyo, uhera umwereka ko ntacyo ashoboye, umwereka ko hari umubyeyi umwe ngo wigeze abwira umwana turi ikigoryi, uko amubwira ngo ni ikigoryi, rimwe ajya kumwumvira asanga yabaye wa nyuma, ngo aramubaza ati wabaye ute, ni ikihe kibazo ufite? So we wambwiye ko ndi ikigoryi se? Ikigoryi cyazana amanota angahe? Yuko umuntu ahora kubwira amagambo mabi, uko ahora gutoteza, gutuka, kwereka ibintu ko ntacyo ushoboye, kuri icyo ntazi, ugeraho ukabyakira ukumva icyo ntazi koko. Bikomeretsa umutima rero. Bagabo mwicaye hano, babyeyi mwicaye hano, mujye mwitoza kuvuga neza, mwaba mubwira abagore banyu, mwamubwira abagabo banyu, mwamubwira n'abana banyu mwabyaye. Ntabwo ari ibyo, ariko kubanaho ujye unitonda, kuko numwita imbwa, nta mbwa yabyabwa n'umuntu, ubwo nawe uri iyindi. Numwita ikimara, ubwo nawe uri ikindi kimara gikuru, kuko umwana ntabwo yaba ikimara, yarabyawe n'umunyabwenge. Amagambo mabi no gutotezwa umuntu yakubwira ni bibi cyane. Hanyuma gucibwa intege buri gihe. Umuntu agahora kwereka ko ntacyo ushoboye, agahora kwereka ko ibintu byose wakoze bitanoga. Ntabwo ari byo, ibyo bikomeretsa umutima, ndabibabujije mu byihorere. Ihohoterwa ry'umubiri cyangwa iry'amarangamutima.
Iyo tuvuze iry'umubiri nababwiye ngo ibikomere by'ahagaragara turabibona na hano muri literaniro. Ubu tugendagenze wagenda ubona abantu bagiye bafite ibikomere biturutse kuri aya mateka bigaragara bifatika, ku buryo umureba ukamenya ko iki gikomere afite gishingiye ku mateka n'ingorane yahuye nazo. Ariko icyo mu mutima ni igikomere gikomeye cyane kandi kigira ingaruka nyinshi kandi zikomeye. Nabanye n'umubyeyi turakorana muri jenoside, bari baramwiciye abana 9 n'umugabo, arokora akana kamwe yahunganye kari gatoya, hanyuma kaza kubona scholarship kajya kwiga hanze. Yafashwe ari ku kazi, yumva ibere riramuriye, ajya kwa muganga, bati hutujye i Kanombe bahita badetekita basanga harimo cancer. Hanyuma arihuta, baravuga bati tumushyiraho umwana ari kugira ngo umwana akomeze yigabeho kandi anabone ubuvuzi bwisumbuyeho. Ajya muri Canada, agezeyo baravura, baramubwira bati kanseri yarakize, kumbi yazamutse vuba vuba ijya ku bwonko, mu minsi mike cyane yarapfuye. Raporo y'abaganga yerekanye ko icyamwishe ari umubabaro w'igihe kirekire atabonye umutwaza. Ibi bikomere byo ku mutima bigira umubabaro w'igihe kirekire, uwufite rero arawugumana ukazamwica. Kandi rwose uko ugenda uwugwiza uba mwinshi, niko imbaraga zawe z'umubiri guhangana n'ibindi bintu biwutera ziba nkeya. Rero iki kintu mugomba kukimenya ko ibi bikomere bitavuwe bigira ingaruka zikomeye. Kwigereranya n'abandi no kwiyanga, iyo ni ingaruka ya mbere uwo muntu ufite ibyo bikomere agira. Guhora abona wadakwiye ibyiza, guhora abona we nta cyiza cyaba iwabo, mbese niyo ibi bimubaye waravuga ati ibyo nibyo byanjye. Iyo hari amahirwe yabonetse muri quartier ntamugereho, uramubaza utese byagenze bitakubwira toya niko twe tubayeho, nibwo buzima bwanjye, kuko nyine abona adakwiye ibyiza kubera ibikomeye. Kubura umuntu akunda n'uwo yagisha Imana biba byaraturutse, icyo ngicyo kiba cyaraturutse akenshi mu kubura abantu b'ingenzi mu buzima bwe yakundaga, bari bamufitiye umumaro. Noneho iteka uko ahuye n'ingorane aburira abandi icyizere, akabura ubutabazi mbere yuko bimubaho. Niyo buje abubona nk'igitangaza, kuko we muri we yize nk'umuntu udakwiye ibyiza. Hanyuma kumva ko utameze neza nk'abandi. Twarimo dukora ikiganiro kuri televiziyo mu minsi ishize, umuntu araduhamagara aratubaza, aravuga ngo ni umwana wavutse ari umukobwa ariko avuka afite ingingo zijya kumera nk'iz'abahungu, arakomera agira imbaraga, atangira kujya azamura n'ubwanwa. Noneho ngo abandi bakobwa bagahora bamubwira yuko we afite amahormone y'abagabo ari mubi. Muranyumvira? Tubwira ati jye mwamfashisha iki? Turamubwira ngo wowe usa n'Imana, uko Imana yakuremye niko kwiza kuruta uko abandi. Kuko hari abandi bakobwa babibyaje umusaruro, bakina za basket, bari muri Amerika. Muri make icyo ngiki Imana yagushyizeho, Imana ifite uburyo yakibyaza umusaruro kikaba icy'umugisha, ntikibe cyo kugukomeretsa no kukubabaza. Mu buryo bw'imiterere n'imiremerwe ntacyo twabikoraho, nta nicyo twabihinduraho. N'abashatse kuba inzobe barahoze ari bikara, baragerageza ariko amaherezo akazongera akaburukara. Aragerageza ariko wamwegera iteka ukajya ubona afite ahandi hantu h'umukara hagaragaza ko yahoze ari umukara. Ariko burya n'uw'igikara nta muntu hano urata agaciro kubera ko ari igikara. Hari urata agaciro kubera uko Imana yamuremye. Ku bintu hari ibintu ugira icyo ukoraho n'ibyo utagira icyo ukoraho. Ubu mumbwiye ngo sinzongere kwambara ikote risa gutya, nabishobora nkajya nambara ya kaki n'ay'ibihogo. Ariko mumbwiye ngo niyongereho santimetero imwe, ntacyo nabikoraho, sinabishobora. Ibyo rero ntibikwiye kunteza ikibazo, ntibikwiye no kumbuza gusinzira, kuko ibyo byo ntacyo mbifiteho nabikoraho. Mumbwiye ngo sinkongere kuvuga nsakuza, nagerageza nkajya mvuga gahoro. Ariko se mumbwiye ngo ijwi ryanjye ndihindure, nabigenzane ko ari uku nguku rimeze. Rero icyo nkivugiye kugira ngo mwebwe mufite ibikomere biteye gutyo muhumurike, mwumve ko mwebwe uko muremye nuko muteye ariko Imana yabigennye, kandi ni wowe wenyine, ni nanjye jyenyine usa n'Imana. Ntuzatekereze ko abandi basa n'Imana ahubwo ugasa n'abanabi. Icyakora hari igihe batwica mu mutwe bakatubwira ko dusa na Satani rwose. Hanyuma ibi bintu byose mbabwiye haruguru, icyo bidutwara nuko bidutera kugira trauma ishobora kudutera ibintu bikurikira. Umuntu wese ufite trauma agira ibimenyetso biranga ihungabana. Trauma nicyo twita ihungabana. Ashobora guceceka cyane ntavuge, cyane cyane mu bihe nk'ibi bikomeye. Ashobora no kuvuga cyane akabura ahagarukira, ukajya ubona nyine yararondogoye kubera amakuba n'ibyago byamubayeho. Akavuga cyane yibwira ko hari uwamwumva, rimwe na rimwe ukabona byarenze urugero. Kimwe nuko ashobora kwiyahuza ibiyobyabwenge, akanywa itabi,
n'ibindi. Ariko ikindi gikomeye no mu materaniro hano nacyo mukwiye gusuzuma no kureba, ashobora no guhungira mu rusengero ibi bikomere. Dufite abantu ibyo bikomere iyo umuntu abifite bikagwira muri we, biraganira nawe, biramuvugisha. Niyo aryamye ntibimutuma asinzira, niyo agiye kurya akabizi bikagaruka, araremba akamererwa nabi. Noneho agahitamo kuza mu rusengero rero, akaba yaza mu cyumba cyo kuwa mbere hano, akajya mu cyo kuwa kabiri ku Kinamba, akajya mu cyo kuwa gatatu mu Kabagari, akajya mu cyo kuwa kane mu Gatenga, akajya Nyarugenge kuwa gatanu, kuwa gatandatu akajya hariya, akajya anezezwa no kuba ahantu hari abantu benshi n'umuziki mwinshi, kuko iyo turimo tuwutamba tunezerewe aba yumva aguwe neza, ibyo bintu bigaceceka. Hanyuma iyo yigunze ari wenyine biragaruka bikavugana nawe. Hanyuma rero agahitamo iki? Guhungira mu byumba by'amasengesho n'ahandi hameze nkaho aho abantu benshi bateraniye, mu buryo butuma atabona umwanya wo kuganira n'ibyo mu mutima we imbere. Iyo umureba rero ugira ngo nububyutse, ukagira ngo n'urukundo rwinshi rwo gukunda Imana n'amateraniro, ariko si ububyutse, si n'urukundo rwinshi yakunze Imana, ahubwo yahungiye ahantu hatuma ayo majwi y'imbere muri we aceceka. Hanyuma rero ibi bintu byose mvuze haruguru byihungabana, ubwo mvuze bike, abandi babikemuza kunywa itabi n'inzoga nyinshi, bagahitamo kunywa nyinshi kugira ngo ashake ibitotsi, nta bwenge agifite. Kugira ngo ashake ubutotsi, nta bintu nta bintu aganira nabyo, ubwonko bwe bugatwarwa n'ibyo bintu yanyweye, n'ibyo bintu. Buriya aba bana benshi mubona bazize urumogi n'ibindi, si uburyo bundi bwo kubikunda. Hari igihe babikemuza gukemura ikibazo afite mu mutima cy'ibyo yibaza anatekereza. Hanyuma rero ibi byose mbabwiye kugira ngo njye kujya ku musozo mu kanya gato, nagira ngo mbamenyeshe ko ibi bikomere byose mvuze haruguru Imana irabizi ko tubifite. Imana irabizi ko ibi bikomere tubifite. Muri Zaburi ya 34 ku murongo wa 18 aravuga ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima ikomeretse imenetse. Hanyuma ibi mbabwiye ni ibintu biba ku muntu, ibi mbabwiye biba ku bakristo, bikaba no ku batari abakristo. Abantu bose twese bitubaho. Nta nubwo ibi ngibi bishingiye kuri jenoside gusa, hari n'ibindi byagutera ibikomere bitari jenoside ukamererwa no gutya. Kandi abamerewe gutya nibo baturanyi bacu, nibo bavandimwe bacu, nibo bene data dusengana, nibo bavandimwe. Icyo itoro dushinzwe gukora ni iki? No kumenya. Icyambere ni ukumenya abo bantu turi kumwe nabo n'amateka yabo, n'ibyababaje n'ibyabagoye, kugira ngo tumenye uko tubafasha, nuko tubitaho, nuko tubabwira ijambo ry'ihumure. Hari igihe umuntu aba muri korari dusanzwe tumuzi ari umuntu w'umukurajeri, uba imbere, ushobora gukora amajeste, wihuta cyane, ukora ibintu neza. Ariko hakaba umunsi ashobora kuba yaje, uwo munsi ari wo bisheho nka papa we. Noneho yagera muri korari nubwo yatsindagiye akaza, ukabya ubona noneho uwo munsi hari ikitagenda. Kubera ko tutamenya ayo mateka, usanga asererana badirije bamubaza bati wabaye iki? Noneho vaho ngaho rero genda ku murongo wa gatatu, turabona tutazi icyo wabaye. Ubwa kabiri yakongera bati jya kuwa kane dayeri, turabona ntazitse, ni umugabo wagukubise wabaye iki? Ikibazo gihari ntabwo ari cyo cyamubayeho, ahubwo byahuye n'umunsi we wamukomerekeje mu mateka ye. Ubwo rero mu mpanda muzakora agafishe mwuzuzeho buri wese ashyirira amateka ye muyamenye, kugira ngo najya babwira ati uyu munsi wari umunsi nashyingiwe, ariko umugabo yarampemukiye amaze imyaka 10 adahari, nabitekereje nabyibutse. Umenye icyamubayeho, mumusure, mubwire ngo twe turagukunda, uri w'igiciro muri twe, kandi Imana izakugirira neza. Ntuwo muti gusa, hari n'igihe usanga umuntu adafite ikibazo cy'ibiryo n'ibishyimbo n'ibijumba, ikibazo afite gikeneye gusa ijambo ryiza ryomora umutima we. Ikibazo afite akeneye abantu bamwakira, akabona uwabwira akababaroke. Ntararenga hano, ibi bikomere byose mbabwiye, umuti ni ibintu bitatu gusa ukora. Icyambere ni ukwakira ko byabaye kandi nta cyabisubiza inyuma. Wabaye imfubyi, uyu munsi uriyo rwose, ntabwo cyongeye kubona ababyeyi bawe kuko bo barapfuye. Icya kabiri, ubwo umaze kubyakira ukabyegereza umutima, ukamenya ko ari uko byagenze, ukamenya ko ariyo stati yawe kandi ukaba uyakiriye, ni ukwemera kuvuga ibyakubayeho. Kugira umuntu watekerereza ingorane zawe, kugira umuntu wabwira iby'umubabaro wahuye nabyo, kugira umuntu w'umwizerwa mu buzima bwawe ushobora kwegamira mu gituza ukarira, hanyuma ayo marira yawe akamumanukaho atayihanaguye ngo ayajugunye. Wakira ayo marira yawe, wakira umubabaro wawe akawumva, kandi nawe nugira gutyo ukabona umuntu akugiriye icyizere, niwe ashatse kubwira agahinda n'umubabaro, ntuzamwumve nabi, uzamwumve neza. Iyo wumva umunyamubabaro rero, ntabwo ushyiramo n'ibyawe ngo nuko byagenze, ngo ariko nanjye nuko. Oya,
umutega amatwi ukamwumva, ukajya umubwira uti yo impore. Iyo ugize umugisha rero ararira, kuko kurira bibyoroshya ibintu biremereye biba mu mutima no mu mutwe. Uwo mwanya umuhaye akakuririra mu gatuza, akakurira ku bitugu, ungana n'umwanya wo kumukuraho iyo mitwaro. Hari igihe aba afite toroma cyangwa ikibazo gishingiye ku byamubayeho n'umubabaro byamusigiye. Hari n'igihe aba afite toroma ishingiye nawe ku cyo yakoze. Sinzi ko icyo mvuze mu cyumvise, nabyo birashoboka. Bambwiye umuntu ufungiye i Huye wishe umwana we yibyariye muri jenoside. Barishe bigeza ku gasozi, abantu batangira gushiraho, abatutsi bagatangira kubabura, baravuga bati n'abasigaye baguye ubwo ku dusozi twakure ku musozi wabo ngo barabisoza. Hanyuma ngo uwo muntu bari mu kabari bavuye kwica, baramubwira bati muri bariya bana ufite harimo utari uwawe, bana bawe bose nibikara, ariko urya mwana w'inzobe umugore we yamushatse ahandi, burya bariya abagore banyu b'abatutsikazi ntibashobora kubyarana namwe mwenyine. Ahazi icupa atashye arebye umwana kuko ngo abona nibyo, ahita avuga ati ndamwica nkuko nisha abandi. Acukura umwobo ku irembo, akamuhamagara, akamupimamo, akabona nturapfu, bakongera kuri finali ugwiriye, atangira amukubitiramo ubuhiri. Umwana abaza ati papa umpoye iki? N'amagingo aya ngo niryo jambo ahora avuga hafungiye, papa umpoye iki? Abakansara baragerageje byaranze, iryo jwi araryumva, uwo mubabaro arawumva. Hanyuma nuko ameze. Toroma rero ntabwo iteka iterwa n'ibyatubayeho gusa, n'ibyo twakoze bikabije nabyo bishobora kudutera nabyo toroma. Kandi nayo ni toroma, mutagira ngo yo si ubwoko bundi bwa toroma, nabo ni ubundi bwoko bukomeye bwa toroma. Rero nawe ashobora kugusanga agukeneyeho kumwumva. Icyo uhita ukora ni iki? Umutega amatwi, nawe wamara kumutega amatwi ukaza kumuha inama, ariko umaze kwakira umubabaro wumvise neza, hanyuma ukanamufasha kuva mu kibazo. Intambwe zo kuva mu kibazo ndaje zisorezeho kuri bene uwo nguwo, ariko rekana nazivuge. Nta kindi uretse kwemera kwatura icyaha cyawe no kugisabira imbabazi, ukivuga neza mu mazina yacyo, utakitiriye leta, utakitiriye wakuvanye mu rugo. Baraje bansanga mu rugo, nari nibereye mu rugo saa 3, kanaka ni wari perezida w'interahamwe, hanyuma aranjyana, nuko tujya mu gitero. Nuko ukivuga neza mu mazina yacyo ukagisabira imbabazi. Na Satani ukamukuramo, uvuga icyatumye uba motive. Donc icyatumye abantu benshi ba motive muri jenoside, mujye mukunda kumva ibintu ngewe numva byose burya ntabyo ntumva. Numvise speech y'umuyobozi umwe muri jenoside, nayumvise muri iki cyumweru, arimo avuga ati mwese mugiye kuva mu nzu z'ibyatsi mujye mu nzu z'amabati n'amategura. Icyo ni motivation. Kubwira umuntu utagira icyarya uraho ngaho ngo agiye kuva mu nzu y'ibyatsi ajya mu mabati n'amategura, hanyuma uyu munsi akazavuga ngo bankuye mu rugo. Yajyanywe, yabaye motive, yibwiraga yuko agiye kugera ku kintu. Icyo ni kimwe. Mugiye kurya inyama mutaguze z'inka mutoroye, abantu baba barirutse bajya kurya inyama z'inka batoroye. Icyo cyakumotivye nicyo ukwiye kuvuga mu mazina neza, ukagisabira imbabazi, hanyuma byarangira ukasaba imbabazi neza. Ijambo ry'umukuru w'igihugu mu minsi yashize naryo narikotinze ndifite aha, yaravuze ati abacitse ku icumu twabasabye ikintu gikomeye kigoye, twabasabye gutanga imbabazi, namwe mukibabaye, ariko turabashimira ko mwatanze icyo kiguzi cy'imbabazi ku gihugu cyanyu, mwarakoze cyane. Ubwo abavuze ngo iki? Abavuze ngo ugerageje gusaba imbabazi akazihabwa, n'indi ntambwe yindi dufite twubakisha igihugu cyacu muri iyi myaka. Ntabwo dushobora kubaka igihugu umwe ahagaze areba hano, undi ahagaze areba hariya hirya. Ubwo biravuze ngo jye natondeka ibigana aha, undi nawe agatondeka ibigana hariya, ariko hagati harimo ikidutandukanije. Bisaba iki rero? Bisaba ko twongera guhura kandi twibutse ibintu bibiri. Tujye twibuka ko twese turi urubyaro rw'u Rwanda. Igihugu ni umubyeyi wacu twese. Uvuga ngo igihugu ni umubyeyi wahohotewe, igihugu ni na mubyeyi kandi nanone wundi wagize ate, wakoze iyi jenoside. Twembi turi ababyeyi rero, turi abana mw'urwo rugo. Niyo mpamvu umubyeyi ahagarara agata akavuga ati bana banjye nubwo mwakosheje, ntabwo ndi bubitwikirize ishashi ngo mvuge ngo namwe ni mubyihorere, ariko nimutera intambwe mwemera icyaha cyanyu mugisabire imbabazi. Hanyuma namwe nimubona aho muzivana muzaba mukoze, Imana izabaha umugisha. Hanyuma rero ubutumwa nabaha uyu munsi n'ubu ngubu.
dufite imirongo y'ijambo ry'Imana itandukanye isobanura icyo bita gusaba imbabazi no kuzitanga, ariko ijambo ryiza numva ngiye gusorezaho ni ijambo Yesu yivugiye muri Matayo. Yararivuze hano muri Matayo, aravuga ati mwese abarushye n'abaremerewe muze musange mbaruhure. Nabibutsaga iki ngiki, niba turimo twibuka mukaba muduhaye umwanya ngo tubibutse ku kintu kirebana n'umutima ukomeretse, tubibutse isanamitima n'iki, ndagira ngo mbibutse ko twese abanyarwanda, ntabwo mvuga abari bari mu gihugu n'abatari bahari, ntabwo mvuga abatoya nabo n'abakuru, twese dukeneye isanamitima. Ubundi uretse hano muri Afurika turi abakene twamenyereye gukora ukazahagarara umutima uturitse, ahandi mu bindi bihugu umuntu wese agiriwe mu kansara, uko ushobora gufata igihe ukajya kwa muganga ukababwira uti nimunkore check up murebe uko mpagaze, ni nako ukwiye kujya ukora. Nyuma y'amezi 5 ugasanga umukansara mukaganira akagufasha kuruhuka no gusubira ku murongo ukwiriye. Twese rero isanamitima turarikeneye kandi turarikwiriye, kuko twese dufite ibyadukomerekeje kandi binyuranye. Bamwe bakomerekeye mu rushako, kandi abo ntabwo bari baragize ibyago ngo bakomeretswe na jenoside, ariko urushako rwarabakomerekeje kugera ku rwego batinya. Numvise ubuhamya bw'umudamu mu minsi yashize twari hano dukora isanamitima hariya mu Gatenga, ariko numva umudamu umwe kandi yavuze ikintu numva kirambabaje. Yaravuze ngo yafashe igihe amara imyaka myinshi aza ku rusengero agataha nta mugabo n'umwe arahereza ikiganza, ngo kubera ko yumvise abagore baganira, ngo bavuga ngo uriya mugore w'umupfakazi ngo mwabonye ukuntu aduhoberera abagabo, mwabonye uko aduhoberera abagabo, arashaka kubatwara. Kiramukomeretsa, kiramubabaza, aragenda amara igihe ataza ku rusengero, afata icyemezo cyo kuza, ariko akazaza kugeza igihe azavira aho ngaho atongeye guhobera cyangwa gusuhuza umugabo nibura ngo amuhe n'ikiganza. Urumva yaje asanze bene se beza, abandi benshi nanjye niko byangendekeye. Nza gukizwa nje mu rusengero numvaga nsanze bene data beza, abantu nabarebaga barokore nkabona ari abamarayika. Ibyo mbabwira niko kuri. Ntabwo nari ko mu barokore habamo umuntu ufite amatiriganya, ntabwo nari ko mu barokore ushobora kujya mu masengesho ngo Imana ivuge ngo hano haba umurozi. Barebaga barokore ukabona ari abantu beza cyane, ukabona ugiye mu bantu b'abatagatifu beza bibitangaza. Ariko uko nagiye negera, nagiye mpabona barokore koko beza. Ntabwo mwashize mwese abeza muracyahari, ariko mbona hari n'abandi bafite izindi mpano mbi zikomeretsa abatoya, bamwe bakanagwa. Namwe mwarabibonye rwose, umuntu akaza yari yizeye ubutabazi n'urukundo, yahagera yagira ibyago agatungukira kuri uwo muntu mubi ufite amagambo mabi agahita amukomeretsa. Nibyo byabaye kuri bene data. Ndimo soza aho nabaye pfiriya, nakiriye amakese menshi ndumirwa, ariko iyanyu yambabaje cyane kuruta izindi. Mudamu umwe yarafite fiance muri jenoside, fiance we yarapfuye, ariko yaje kwihisha iwabo umukobwa yateretaga, barahamuhigira, aza kuhava, aza gupfa. Noneho mu materaniro yabaye jenoside ikiba, bagikingura urusengero, umuntu ajya mu mwuka aravuga ati nyirakanaka niyihane, yaryamanye n'umugabo we wamuteretaga muri jenoside. Umudamu aratubwira ati ni ukuri kose, nari umukristo na bugingo n'ubu ndiwe, koko yaje wacu arahihisha, ariko nta kintu twigeze dukora. Inama yose y'abakristo iravuga iti yageze iwanyu, yarahageze, icyemezo kiba cyo kumuhagarika. Mu bazamuraga ibiyoganza ngo tumuhagarike harimo abantu bisha abantu. Nyuma ejo bundi muri Gacaca barafashwe barafungwa. Imana ikerekana uwasambanye, ikareka kwerekana uwatemye abantu. Mubimbwire, byo birashoboka? Muvuze ko icyaha gikomeye ari cyo gusambana kuruta gutema abantu? Nabibutsaga ko impamvu zo gukomereka ari nyinshi, ariko bene data bagira akanwa gakomeretsa abantu, bagira ibintu bibabaza abantu mu mitima. Natwe tuzihane, tuba abana beza b'Imana. Wowe umuntu agize ibyago, nkaho twamusanganije imbabazi no kumubwira ngo komera, none no kubwira abagabo bacu ngo ntimuzanyure niwe ngo mumaze uko ameze atazabatwara. Wamushyizemo ikiziriko akaguma mu rugo se basi? Ariko n'uwo bahuye akamusuhuza ati waramutse, akamenya uko ameze. Imvugo zikomeretsa, imvugo zikomeretsa.
nivugiye giye by'abakristo sinavuze ibyo kuri social media. Ejo bundi kuri 7 nakurikiye abantu bakoze comment ku bintu byavuzwe, ndareba mbonamo umuntu wanditse ibintu ubwoba buranyica. Rubyiruko mwicaye hano niho nsoreje, mukwiye kuba namwe mugira uruhare mu gukora intambwe zimwe na zimwe dukwiye gukora zo kubaka igihugu cyacu no kukirwanira no kugihagararaho. Icyambere no guhagarara ku mateka y'ukuri mukayamenya, hanyuma mwamara kuyamenya namwe mukajya kuri ziriya mbuga mukavugaho iby'ukuri bitarimo ibinyoma. Amateka muzi neza. Nashimiye itorero rya hano ko mwatekereje ku batoya mukabajyana ku rwibutso mukabasobanurira amateka. Kandi n'umwaka ushize iki cyari cyakozwe ku itorero rya Kimisange, narindiyo nijye watanze ikiganiro nkaniriza n'abana, ariko ntungurwa nuko abana nasanze bari confused ku rwego rukomeye. Ejo bundi kuri 7 umukobwa wanjye muto yarambajije, yiga mu wa mbere muri segonderi, cyagiye nyobora twajyaga tuzana ubwo babona hari abamubonye, arambaza ikibazo cy'inkuto, arambwira ati papa, bahora batwigisha amateka nkumvamo ibintu byitwa abakoroni, nkumva ngo nibo bigishije abantu kwambara imyenda, ngo nibo bigishije abantu gukora imirimo, ngo muri mugera imbere mukwiye kujya mumenya n'ibintu byose mukamenya icyo mwafashisha abana. Uzi icyo byansabye kumumenyesha igihe abakoroni baziye n'icyo bakoze mu Rwanda. Ariko ndangije ndamubwira ngo ibintu byose byiza bari barakoze babikujeho kuzanira abantu irangamuntu yitwa ibuku irimo amoko, babwira abantu inkomoko zitandukanye bavuyemo zakongeje urwango rubyara jenoside. Nicyo tuvugira abakoroni, nicyo tuvugira ko bagize uruhare muri jenoside. Ariko koko nibo bashinze ayo mashuri, nibo bagize gute icyo gihe, ariko kuba barabikoze bakongeraho icyo cyari kibi kuruta ibindi byinshi byiza byaba. Na bene data mwese nanjye nibwira gukora ibintu byinshi byiza no kubaka inzu nk'iyi nziza ikuzura, nubwo naba narayubatse genyine, ndamutse nyubatse nazarangiza ngasohora umukristo umwe nkamurasira hariya ku irembo, byarutwa nuko uwo mukristo yabaho ino nzu ntihabe. Gukora neza ukabisoresha umurimo mubi wundi ni bibi cyane. Fata umwana rero igihe ndamuganiriza, arambwira ati noneho rero ndabyumvise, ariko ubwo nuko nagize umugisha nari nicaye mu rugo, nafashe umwanya nyine wo kuba mu rugo, noneho nawe arambona arambaza, kuko yaraje yicara imbere ya televiziyo akurikira indirimbo ya mbere, kurikira iya kabiri, akurikira, none arambwira ati I have a question daddy. Kintu ushaka kukubaza? Arakimbaza. None si yatambona ubwo yarabyo, murumva yarasanzwe yumvamo ibintu gute. Abatoya rero mukwiye kubabwiza ukuri bakamenya igihari. Twibaza ikibazo twese, abantu benshi bakunda kwibaza iyo tuvuga ibi bintu by'imbabazi no kuzisaba no kuzitanga, usanga inyigisho nyinshi Bibiliya yavuze zingana no gusaba imbabazi no gutanga imbabazi, ku buryo niyo twigisha, niyo tuvuga ubutumwa buri munsi, duhatira abantu kubabarira rero ni kamere y'Imana. Imana ni nyembabazi, ariko kubabarirwa nyabyo byuzuye ni ukumenya gusaba imbabazi igihe nakosheje. Ntabwo dukwiye guhatira abantu kumenya gutanga imbabazi tutibutse kubwira abantu gusaba imbabazi barakosheje. Kubera iki? Iyo uhuye n'uwagukomerekeje, ejo bundi muri bino minsi yashize kuri 27 mu mirimo yanjye nkora ya buri munsi, nyobora ibiganiro bya sanamitima nabyo nshinzwe muri Gasabo. Hanyuma turi Jari nahabonye ibintu bikomeye. Twahamagaye abantu kwiga, nyine bafunguwe bakoze jenoside. Hanyuma umwe aje kwiga asanga mu bantu ufite babaterena harimo umwe yatemye umuhoro ugaragara uturuka ukagera nkaha, ari mu bantu babaterena aho twigishije badufasha. Amubonye yize rimwe ntiyagaruka. Noneho turangije kwiga rero ndabicaza abigisha bose ndabaza ntibyagenze gute. Bambwira iyo scenario, bambwira amakuru y'uwo muntu. Ndababwira nti uyu muntu dukwiye kujya kumushaka niba hari koko. Kavuga ati niwe wantemye, no muturanyi tubiziranyeho, yantemeye aha naha. Ngira umugisha rero mu bandi twigishije haba harimo umufamiliye we. Vuga ati nimureke ngende mushake mbanze nganire nawe. Kubona imbaraga zo kuvuga ngo uyu muhoro n'igihe wawutemye uyu muntu ndasaba imbabazi, byari bikomeye. Ariko ni nacyo gisubizo cyonyine, nacyo cyomoro cyonyine wahereza uwakomerekejwe. Kubona umuntu umubwira ngo mbabarira naraguhemukiye, nawe abizi ko yamuhemukiye, kurwo rwego biramukiza kugera ku rwego ubona umuntu ukagira ngo hari undi muti yanyoye, kumbi ntawe yanyoye, ahubwo umutima we ururukijwe nuko wamuhemukiye yamusabye imbabazi. Abitorero turi kumwe hano dukwiye kwiga kumenya gutanga imbabazi nka kamere y'Imana iba muri twe, ariko n'uwacumuye akwiye kumenya kuzisaba. Niwo muti
rwose, kuko nubwo yaguha imbabazi ariko uko ngo nabampora iki kera cyavugaga ngo ngo iyo so wakosheje ngo wahemutse ngo hanyuma akagusiga ngo ntiwomora abiso yahemukiye ngo gukomera kwayo kubakomeretsa inshuro ya kabiri, kandi igikomere cy'uruti cya mbere. Urumva si ngombwa kubakomeretsa, kuba iso yarabikoze, kuba umuryango we barabikoze, hanyuma noneho ukaza gukomerera imbere y'abiso yahemukiye utigeze ugira intambwe n'imutera yo kwitandukanya n'iki so yakoze. Icyo tukita guhagarara mu cyuho, no gusaba imbabazi ku cyaha utakoze, bisobanura ngo ritandukanije n'icyaha umuvandimwe wanjye yakoze sinari mushyigikiye, sinemeranwa nawe ku icyo cyaha, jewe ni jewe ku giti cyanjye. Hanyuma imbabazi ziruta ibitambo zikabyishima hejuru, kandi kubabarira ntabwo ari ukwibagirwa ibyabaye, si no kubyirengagiza, ahubwo wababariye yibuka kabiri. Yibuka imbabazi yatanze, akibuka n'icyamubayeho, hanyuma akiyegurira Imana, amasengesho ye, connection ye n'Imana ikaba nziza, hanyuma n'ibimuremerera n'ibimugora bigashira. Kubera yuko iyo umaze kurekura umuntu waguhemukiye, mu mutima wakavamo, uburemere bwe buvamo, ukaba watera imbere, ukaba waba umuntu ubayeho neza. Hanyuma amasengesho yacu aratungana rwose, akabavamo inkomyi, tugasenga dusabanye neza n'Imana. Kubabarira rero ni kamere y'Imana, ariko gusaba imbabazi nabyo nibyo. Soza rero, Imana ishaka ko dukora iki? Ko tugira imitima ikize, itunganye rwose, ibasha guhangana n'isi ya none tugezemo. Ndagira ngo mbibutse ko nubwo bimeze gutyo, nubwo jenoside yabaye, nubwo yadusize turi bisenzegeri mu buryo bunaburiya, ariko isi iri ku muvuduko wihuta udusaba kuba maso no kugira imbaraga natwe yo guhangana n'isi kugira ngo tubeho. Kubaho biradusaba guhangana n'isi ya none. Rero ibyo bidusaba iki? Bidusaba kubana nayo mateka, ariko atadutwaza igitugu, ahubwo tuyajera kugira ngo dusiganwe natwe tubeho kandi duteye imbere. Icya kabiri, Imana yifuza ko tugira imiryango ifite amahoro. Biragoye, birakomeye. Mwarakabonye akantu aho madamu wa perezida wa Repubulika yavugaga ati, natunguwe kandi nezezwa no kubona abana bafite umuco batigeze babona ububaha. Ni igitangaza kubona abana b'abakobwa mwashatse mudafite basona banyoko, nta n'abakuru banyu babigisha uko bubaka ingo, hanyuma Imana ikabashyigikira zikubaka zigakomera. Nimuzikomeze rero, nimwongeremo izindi mbariro zikomere cyane, kuko Imana yifuza ko mwubaka neza. Ni bimwe mu biyitera ishema bikayinezeza, ikamenya n'icyo yakoze ko ari cyiza. Hanyuma yifuza ko tubana neza, yifuza ko tubaho twishimye. Ntushobora kubaho wishimye igihe ukimbiranye n'abantu, igihe ufite ikibazo ku muturanyi no hirya no hino. Hanyuma Imana ishaka ko dusabana nayo kenshi nk'umubyeyi, natwe turi abana bayo. Muri byose dukora, nubwo dufite ibituremera n'ibitugora, igisubizo kimwe gusa rukumbi, nuko Yesu ari ugira imbaraga zo komora umutima w'umuntu. Hanyuma Imana yifuza ko twuzuzanya mu bumwe bwacu, mu budasa. Icyo nshoboye wowe udashoboye nkakigufasha, nawe icyo ushoboye ntashoboye ukakimfasha. Mbese impano yaguhaye zikore neza, n'izanjye zikore neza, hanyuma tuzihane, twuzuzanye, twiyubakire itorero, twiyubakire igihugu, hanyuma twitegure igihe nikigera tuzava ku isi tujye mu ijuru. Ariko tukiyiriho ikwiye kuba nziza, nta gasozi kabi kabaho, ahubwo abagatuyeho nibo baba babi. Agasozi kose kaba keza, abahatuye babaye beza nako kaba keza. Rero ntuzimuke kuri sejemu ngo ujye gutura Kimisange wibwira ko ariho heza, nuhagera uri mubi naho hazaba habi. Icyiza ni ukwisuzuma no kwitekerezaho, nkareba uko mpagaze nuko mbayeho. Soza rero, umuhanga umwe yavuze yuko kugira ngo tubeho neza ku isi bikunde, nuko jyewe mpinduka icyo nifuza kumbera cyo. Nukuvuga ngo nukuba impinduka nifuza kukubonamo. Niba nifuza kunkunda, nitoze gukunda abandi. Ubwo wifuza ko abantu bagukunda, itoze nawe kubakunda. Ubwo wifuza ko abantu baguha, gira akaboko nawe gatanga. Ubwo wifuza ko abantu bakubanira neza, wazagira ibirori by'abana bawe bashyingiwe bakabitaha, nawe nibagutumira ujye ubatahira ibyabo. Mbese icyo tunyuza ikigenda hano, ni ku Mwongereza yavuze ngo nicyo gica mu kuboko kigaruka. Muranyumvise? Ikigenda giciye mu kuboko nicyo kinyura hakigaruka. Kandi nubwo bimeze bityo, isi yo ntabwo ijya ihinduka ngo ibe nziza, isi hora igenda ihinduka ahubwo iba mbi cyane kurutaho. Kandi n'abantu niko bagenda babaho, ariko tudafashe ingamba zo guhinduka no kwiyemeza kuba abantu bahesha abandi amahoro, noneho n'umutima w'umuntu wese n'uwakomeretse bingana gute ushobora gukira. Ariko bisaba ko twese tubigiramo uruhare. Ushobora gukira rwose,
ariko bigusaba kubigiramo uruhare kugira ngo uwo muntu, buriya icyakomerekeje umuntu niba ari urwango rukabije yahuye narwo, kumukunda byiza bisobanutse byamukiza. Akeneye abantu bamukunda, akeneye abantu bamubwira amagambo meza, akeneye abantu bamwereka urukundo rusimbura urwango yabonye ahashize. Rwose yakira, nta muntu n'umwe utakira. Kandi nagira ngo mbamenyeshe ko iyo umutima umaze gukira n'indwara z'ibikatu zirakira. Dufite abantu twagiye tubana mu rugendo rw'isanamitima banywaga imiti y'indera, uyu munsi batakinywa, bakize babazima. Dufite abari barwaye indwara zikomeye bakize babazima, kubera ko icyizere cyo kubaho iyo kigarutse n'umubiri ugira imbaraga zo guhangana n'ibindi birwara bikomeye, hanyuma umuntu akongera akagarura ubuzima akagenda. Nagira ngo mbibutse rero ko ibikomere mvuze haruguru byose abantu barabigendana, bamwe bakunda kubihisha no kubitwikira bakabikenyereraho. Burya abanyarwanda tugira umuco mwiza cyane wo kudashaka ko umuntu wese yamenya ibibazo byacu, hanyuma abenshi nuko baba babayeho babanye nabyo. Ariko dukwiye kumenyana, dukwiye gukundana no kwitanaho kugera ku rwego mumenya ko uyu munsi nkwiye umbwira ngo komera nunyitaho, akambwira ijambo ryiza. Bashumba se narekeye aho? Reka ndekeraho nzagaruke dukomereza aha twari tugeze. Ariko nabibutsaga ngo twese uko tungana dukwiye gukomera, ariko dukwiye kwimenyaho indwara yacu tukamenya nuko tuyikira. Nababwiye ngo kuyikira ni kabiri gusa, ni gatatu: ni ukwemera ibyambayeho, ni ukubasha kubivuga no guhobera ubuzima nkabukomeza. Imana ihenze Imana yampaye n'ubu buzima ngifite. Ubwo nkibufite rero Imana iracyamfitiye icyizere ko nakora ibindi bintu kandi byiza. Niba warakuvukiye mu muryango ugasanga umuryango wakoze amarorerwa, wakoze amabi menshi, ndagukomeje, kuko nawe ntabwo wabyihisemo, no kwitirirwa uwo muryango birababaje. Ariko wakora ibindi bintu byiza ku buryo n'uvuga ati bariya abantu ni babi, azavuga ati bariya abantu ni babi uretse twagira, kubera ko werekanye uruhande rwawe uhagazemo ko wabaye umuntu w'Imana ufite impinduka. Niba waravutse ugasanga cyangwa se warakuze ugasanga ufite ibikomere ahagaragara n'ahatagaragara by'amateka bya jenoside wasigaranye, ndagukomeje. Ubwo ukiriho Imana iguhaye iyo mpano ngo ubeho, iracyafite icyizere ko yakubyaza umusaruro, hanyuma nyuma y'aha ngaha ukaba umuntu ukomeye mwiza, wabera Imana umugisha, wabera igihugu umugisha, wabyara ukaba nyirakuru w'abana, ukaba nyisekuru w'abana, waba umuntu w'igitangaza. Imana yabirema, yabishobora, yabikora, ariko bisaba kubyizera. Uruhare rwanjye n'uruhare rwawe dore ni urunguru, niryo mvuze hepfo. Ariko n'icya kabiri ni ukubishyira umwami Yesu. Yesu niwe ushobora gukiza ibi bikomere kuruta abantu. Yesu ni inshuti yacu nziza yakadasohoka. Imana ni data wa twese mwiza, mwese niyo mbatuye. Imana ni data wa twese mwiza cyane, kandi ntarobanura ku butoni, agirira bose neza atitaye ku mateka twanyuzemo. Upfa kuba umukunda ukamwiyegurira rwose, umutima wawe ukamwiha, hanyuma azakubera amaboko, akubera imbaraga, akubera ubuzima. Imana ibampera umugisha. Nimureke nsenge njye kwicara. Imana ibaho umugisha. Kandi nyisenga nawe usenge, uze kubwira Imana uti Imana ngira igikomere cyananiye kinkomereye maranye igihe, mfite ibintu mpora nibaza bikambwira ko nkwiye kujya kwiyahura, ko ntakwiriye ibyiza. Ngira ibintu mpora nibaza bigatuma iteka mpora nasubiye inyuma, ejo nkihana mbura uko mbigenza. Njya numva narira, ariko nkatekereza ko bene data bandeba. Kurira si icyaha, ahubwo kurira byerekana ko umuntu arimo agenda asatira ubuzima agarukamo. Mwari muzi ko kurira ari ikimenyetso cy'umuntu ufite ubuzima? Uzi ko abantu bakibabaye ku rwego rukabije 94 95 wageraga ahantu abantu butse ukabona nta nurira? Mwarabibonye? Abantu babaye ibinya. Ariko buryo umuntu wageze ku rwego abarimo agenda azamo, abagenda asubirana ubuzima, ni ikimenyetso cy'ukuri mugarukamo. Rero nubona arize ntuzamutera amabuye, ntuzagire ngo n'abadayimoni bamufashe. Urize abafite ikimubabaje ku mutima, kandi niyo marangamutima yari amarangamutima ye yerekanye. Rero aravuga ngo nimunyiteho, nimunyegere, nimunkunde, kandi nanjye niteguye kwakira abantu bankunda bakangira mu gituza cyabo. Mana ibampera umugisha. Mana ishobora byose, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye cyane. Urukundo n'ubuntu nibambugira, tugushimiye ko ari we waturinze ukarinda itorero. Uyu munsi twicajwe no kwibuka. Iyo jenoside itajya kuba iki cyicaro nticyari kuhaba, ariko yarabaye, niyo mpamvu n'icyicaro gihari. Rero turasenze ngo tukicaye hano usure umutima w'umuntu wese, utwomora inguma dufite byagiye bitubabaza, uturebe ubimenye, maze utwunamura utugirire neza. Icyongeye hari imfubyi, hari abapfakazi, hari intwaza, hari n'abandi bagiye bahurira n'ibibazo binyuranye mu buzima, bafite ibikomere by'uburyo butandukanye bidashingiye aho, ariko nabyo witaho ugakiza, kuko uri Imana igira ibambe n'imbabazi.
turabasengeye ngo ubomoze umuti wawe, ubabere nka wa musamariya mwiza, ubasige elayo na vino bakire babe bazima, maze uhereye umunsi tuzababone bari muri kuruse y'ubuzima, nabo batera imbere, babaho neza, babyara, baheka, bagirirwa neza n'Imana. Komeza ubane natwe dufashe, ukomeze twubakire igihugu, ukomeze ugihe amahoro akwiriye, kandi ujye uduha umwanya nk'uyu twicare, kandi ubutumwa duhawe iteka butugere ku mutima, butunezeze. Icyubahiro kibi cyawe mbisabye n'izina rya Yesu, amen.